mu gihe igezemo hagati itaragera hejuru, kandi icyo gishashi rero ntabwo kiba kigenewe. Icyo gishashi rero kiba cyatewe n'ubushyuhe bwinshi muri moteri. Hello guys, inshuti zanjye, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi channel ya Rwanda Auto Skills. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora like, ukore share, ukore subscribe, ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Noneho ubu ngubu tugiye kureba kugonga kwa moteri. Icya mbere ni pre-ignition cyangwa se auto ignition. Icya kabiri ni engine knocking. Noneho rero tugiye kureba ku kibazo cya mbere aricyo pre-ignition cyangwa se auto ignition. Ni igihe muri moteri cyangwa se muri sayirenda haba habayeho iturika ry'igishashi kitateganyijwe. Iyo pisto izamutse ivuye kuri bottom diode center irimo kuzamuka ijya kuri top diode center. Dore ngaha kuri top diode center nahangaha hejuru nyine ahanga kuri top diode center. Noneho rero ugasanga mu gihe igezemo hagati itaragera hejuru, nkahanga uri kubona ko iyi pisto igezemo hagati ahangaha. Mu gihe igezemo hagati itaragera hejuru, ugasanga hahise habaho igishashi cy'iturika igishashi cy'iturika cya hatari kitateganyijwe cyangwa se kibayeho mu gihe kitateguwe. Nkuko turimo kubireba ahangaha ni normal combustion. Nkuko ubona iyi pisto ya mbere cyangwa se iyi sayenda ya mbere n'iyi ngiyi ya kabiri byo biri normal, bimeze neza, birimo gukora neza. Ariko noneho tugiye kureba ku iyi ngiyi iba yahuye na knocking cyangwa se mu gihe sayirenda yacu cyangwa se mu gihe sayirenda yahuye n'icyo kibazo cya knocking cyangwa se mu kibazo cyo kugonga. Nuko nguko rero byagenze, igishashi kiba cyabayeho mu gihe igezemo hagati itaragera hejuru, kandi icyo gishashi rero ntabwo kiba kigenewe. Igishashi rero kiba cyatewe n'ubushyuhe bwinshi muri moteri. Nkuko turimo turabireba ahangaha, iyi ngiyi irimo kwinjiza umwuka, iyi sayirenda irimo kwinjiza umwuka, iri mu gihe cya induction cyangwa se cya intake, air intake. Noneho rero iyi ya kabiri iri mu gihe cya power, nkuko turimo turabireba ahangaha, cyangwa se mu gihe cyo gutanga igishashi cyagenewe kimeze neza. Noneho rero dusimbukire ku iyi ngiyi ya gatatu ya engine knocking cyangwa se mu gihe moteri yacu yagonze. Ukuntu riba byagenze rero, nkuko turimo turabeba ahangaha, dusapoza yuko isayirenda irimo guhera ahangaha nyine ikazamuka ikageza ahangaha. Nkuko twabibonye rero, uri kubona yuko pisto yo yazamutse ikigera hano hagati ahangaha urimo kureba. Ubona ahangaha ni mu hagati nyine hahita habaho iturika ry'igishashi kitateganyijwe kubera bwa bushyuhe bwinshi. Noneho urebe no kuyisayirenda ya kane, ukabona ko ikizamuka ahangaha nyine kuri iyi sayirenda igitsimbura itaragera no mu hagati neza, hahise habaho igishashi kitateguwe. Iyo habayeho iturika ry'igishashi kidasanzwe, bituma pisto yikaraga cyane, ikikaraga ku muvuduko uri hejuru ku buryo yikaraga mu matiyerisi. Bityo rero bigatuma crankshaft ivunika. Dore ahangaha crankshaft yavunitse. Nk'ubu ngubu ahangaha crankshaft ihita ivunika. Iyo gikaraze ku muvuduko uri hejuru cyane, ikikaraga cyane nko mu matiyerisi, ugasanga iri kwikaraga cyane ku muvuduko uri hejuru ku buryo nawe ushobora kureba pisto ukagira ngo ntabwo iri kwikaraga kandi irimo kwikaraga. Rero bituma rero crankshaft yavunika, bigatuma na pisto zangirika. Nk'ubu ngubu urimo kureba nk'ahangaha kuri pisto yarangiritse cyane, yagiye imera nk'ishwanyaguritsemo kubera gusunika cyane n'umuvuduko mwinshi cyane uri hejuru, igasunika cyane kubera rya turika ry'igishashi kidasanzwe kiba kibayeho kubera bwa bushyuhe bwinshi buba buri muri moteri. Ushobora kwibaza uti ese ubushyuhe butuma moteri igonga buba bwaturutse he? Iyo moteri yabuze amazi, cyangwa se muri radiyateri nta mazi arimo, cyangwa se radiyateri itarimo gukora neza. Nanone ubushyuhe bushobora gutuma n'ibura ry'amavuta muri moteri. Nk'ubu ngubu ahangaha muri oil sample, iyo nta mavuta arimo nyine. Iyo moteri yabuze amavuta muri oil sample nta mavuta arimo, bishobora gutuma habaho guterwa k'ubushyuhe bwinshi cyane, kuko turabizi ko amavuta aragenda akarabureketinga ahangaha muri component imbere ya moteri, akarabureketinga. Icyo amavuta akora nk'ibisanzwe, tuzi ko anyereza zimwe muri component zikoreshwa n'amavuta muri moteri kugira ngo harindwe friction iberaho mu imbere muri moteri. Iyo nta mavuta rero arimo muri oil sample cyangwa se amavuta ari muri moteri, bituma habaho friction, ubundi moteri igashyuha cyane.
Noneho rero dusimbukire kuri cya kibazo cya kabiri cya engine locking. N'ubundi engine locking igendana n'iki kibazo cya mbere nk'uko twabibonye. N'ubundi iyo piston yangiritse kuriya ya masayirendazi akangirika, n'ubu bushyuhe bukabamo muri moteri gutya, n'aya mavuta akabura muri moteri, hakabaho friction, ibyuma bigakubanaho, bituma habaho n'ubundi urusaku rwinshi. N'ubundi mu kuguma kwa moteri usanga urusaku ariko ruba rwiganjemo cyane, kuko haba habayeho na ryaturika muri sayirenda ry'igishashi kitateguwe cyangwa se kitateganyijwe. Niba iyi video rero igufashije, kora share, usangize na bagenzi bawe, ntibibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri komenti. Nkaho waba wagize ikibazo kuri iyi video, watwandikira muri komenti tukabafasha. Ciao ciao, naho ubutaha ku zindi video.